Sengeye jamegere nasengeye reka ubushobozi n'ububasha bigaragare muri we reka ahagarare nka Yesuwa ahagarare nka Yesuwa ahagarare mwami Imana ibiri kure n'ibiri hafi bimwitabe kubw'imbaraga zawe reka ahagarare nka Mose ategeke isi kandi yumve ubushobozi bwawe nawe bugaragara muri we ahagarara nka Yosafati ahagarara arabura kirere hagarara ukarenga imbaraga zawe ayo mavuta niyo duhamagara kuri uyu munsi wa kabiri turagomba kumva icyo tugomba turagomba kumva icyo dushaka twizaza Imana yo muri iyi ngoro dushaka Imana yo muri iyi ngoro baramaze umugabo wa Satani baramaze umugabo w'abarezi baramaze umugabo w'abapfumu dufashe nkiri bari mu karasi dufashe nkiri uzamura mu kirere turugaye imbaraga z'umuzimu turugaye imbaraga z'abarezi zihagurukanye nawe imbaraga mu kirere zigiye kurwana zirakakiriye kuko muri Imana yacu amashyi menshi hanyuma aho abacuranzi namwe mujye kwicara hariya aho hasigara umutekinisiye gusa mwese mwicare hariya kuko uyu munsi ndumva nshaka kwigisha cyane uyu munsi wa kabiri ndumva nshaka kwigisha cyane aho harasigara umutekinisiye abacuranzi mujye hariya muratashe mwanze guca hano mugira ikinyabupfura cyinshi cyane muhere kuri izi ntebe z'imbere mwicare ku ntebe z'imbere mwicare ku ntebe z'imbere ndazibahaye mu izina rya Yesu mwicare muhereye imbere kandi mwikomera amashyi menshi cyane mwadutaramiye mwikomera amashyi menshi cyane muri intwari ayo mashyi ni make ukurikije ibintu mwakoze mukoze umurimo w'Imana amasaha menshi cyane mutaramiye Imana mutaramira n'abantu Imana ibaha umugisha Imana se ntiyari yarababwiye ko muzicara ku meza muzicara ku ruhembe birasohoye muhe Imana amashyi ibyo yababwiye birasohoye ariko umuntu ubona intebe imbere ye ayicareho kuko agiye no mu ishuri iyo turi mu ishuri twicara neza umunyeshuri w'umuhanga yicara ku ntebe ya mbere mu bizakubwira umunyeshuri wiyumva wiga byumva yicara ku ntebe ya mbere kuko aba yizeye ko icyo bari bumubaze ari bugikore umfashe kubera ko nta mukameramani uyu munsi nazanye twavuganye ambwira ko afite ikibazo iriya porojegiteri iri kunyica amaso ejo kubera ko yari hano narahunzaga yewe nkunda kwivugira kuko ndikunda yewe nkunda kwivugira mfite ikibazo cy'amaso akabije nangaga ko nza kuva hano
bandandase niyo mpamvu urakoze. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndishimye cyane kongera kugera hano. Ni ibitangaza Imana ibikoze. Hari igihe umuntu abipanga ariko ntibikunde, ariko umuntu wagize amahirwe bikaba byemeye akagera hano, hari icyo Imana ibimurarikiye kugira ngo imumenere ibanga. Ntabwo kuza hano ari ibintu byoroshye, kuko hari n'umuririmbyi waririmbye ngo ndakwinginze Mana umpa akanya nkwegere. Ni ubutwari buba bwabaye, ntabwo bishobokera benshi. Hari uwabipanze igiterane kitaratangira byanze, ariko mwebwe byemeye kubera ikintu Imana ishaka ku buzima bwanyu. Shimiye Imana ingejeje hano amahoro, kandi ndakomeza gushimira abayobozi b'ishengero banyumviriye ko noza kubwiriza ngaha. Ndimo ndagenda amenya n'ikirundi cyane, mpamaze iminsi. Mu busanzwe ndi umunyarwandakazi, naturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 3. Nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndanezerewe cyane kongera kugaruka ngaha. Mwarakoze cyane, mwarakoze cyane. Ndashimira cyane umushumba wanyu w'ishengero nabo bafatanije ibikorwa, kumpa amahirwe menshi cyane yo guhagarara kuri aka gatuti. Aya ni amahirwe akomeye cyane, ndabyubaha, mbiha agaciro. Iyo mbonye mu bavugabutumwa benshi bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ndetse n'aha muri iki gihugu cy'u Burundi, barahari benshi cyane, ariko kwiyumvira kumpa aya mahirwe yewe mbihaye agaciro cyane. Imana ibaha umugisha. Nakiriye by'umwihariko muri iri teraniro abantu baje hano, bumvise itangazo kuri YouTube nariyijeho, abandi mbatumira kuri telefone. Hari n'uwageze hano mu masaha 6 ngira ngo azi ko ariho bitangira, ati nahageze jewe. Mbasabiye umugisha mwinshi cyane, kandi ndanezerewe cyane kuhagarara imbere yanyu. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu birimo amahirwe menshi. Kuza kumviriza umushyitsi, mbasabiye umugisha. Turi mu gikorane gifite intego nziza cyane, kandi ndabihamya neza ko ari Imana yateguye iri jambo kugira ngo abantu baze baritabarirwemo. Iminsi nzamara hano ntabwo nzajya kure yaryo, ntabwo nzajya kure y'intego y'iri jambo. Iri mu gitabo cyo guharura, cyangwa se kubara, igice cya 23 umurongo wa 19, havuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Hanyuma tukasoma no mu gitabo cy'abacamanza, igice ni cya 8 umurongo wa 21. Dusome mu gitabo cy'abacamanza, namwe niko mucyita, igice cy'8 cya 8 umurongo wa 21. Aho niho tugiye gusoma. Umurongo wa 21 haravuze ngo nuko Zeba na Salumona baravuga bati haguruka utwicira ubwawe, kuko uko umuntu ariko imbaraga ze zingana. Gideyoni ahera ko arahaguruka yica Zeba na Salumona, yambura ingamiya zabo ibirezi byare ku majosi yazo. Se namwe niko handitse?
ndarisubiramo kuko ndaza kurivugaho cyane. Nuko Zeba na Salumona baravuga bati, haguruka utwicira ubwawe, kuko uko umuntu ari niko imbaraga ze zingana. Gideyoni ahera ko arahaguruka yica Zeba na Salumona, yambura ingamiya zabo ibirezi byari ku majosi yazo. Ni amagambo tugiye kuganira arakomeye cyane, kandi ndabanza mbyitwaremo gake gake kugira ngo mubyumve bitagoye, kuko uyu mugoroba mbabarire gukoresha iki Kinyarwanda niko na Bibiliya ivuze. Uyu mugoroba ni uwo kwica. Ni uwo kwica. N'Imana irica igakiza. Hari abantu babiri wabonye uroko ku rugamba rw'Abamediyani, ariko abantu babiri bacitse ku icumu. Wabonye urokoka ibintu byinshi muri uyu mwaka, ariko hari ibintu bibiri byadutse. Aya magambo arakomeye. Kubona aba bagabo babiri, Zeba na Salumona, babwira Gideyoni bati, twebwe gahunda dufashe bari wowe utwica. Wari utegetse ngo twicwe n'umuhungu wawe, ariko twe turakwisabiye, bari wowe utwica, kuko uko umuntu ari niko imbaraga ze ziri. Arabica, arangije afata n'ingamiya zabo azambura, amazahabu azambura, imiringa arazambura, arazijyana. Aha, twagiye. Mujye mwihangana, ntangira gake ariko sinjya nsoza gake. Hanyuma ayo majwi yose atavuga Imana aceceke. Imyuka y'abakonikoni n'imbaraga z'abarozi n'ibirere byabo ndyoherejemo umuriro mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ndashaka ko abantu batari bahari ejo mufatira ahantu tugereye, ariko turababwiraho gato ko byatangiye. Twe twatangiye tuvuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze cyangwa se ngo yisubire ku cyo yakubwiye. Icyo yavuze gukora, yaba yaratumye umuhanuzi, yaba yaragusanze mu nzozi, icyo yavuze gukora ku buzima bwawe, icyo yavuze gukora mu kazi kawe, icyo yavuze ko izakora ku bana bawe, icyo yavuze ko izakora aho utuye, icyo yavuze ntawe uyibajije, icyo yavuze nta mafaranga tuyihaye ngo kivuge, icyavuye mu kanwa kayo no kugikora izagikora. Si umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Si umuntu. Dufite abantu bagiye batubwira ibintu bitewe n'amarangamutima abakoresha. Umuntu akakureba kumva yaguha iki, ntacyo yakoze. Kandi ntazagira n'umuntu ukwiryaho ngo yaguhaye, ntabwo ari we ubuguhaye. Imana itategetse ngo aguhe, ntiyaguha. Turabazi, turaziranye. Niba birirwa bavuga ngo Imana iguha umugisha, akantu ukoze ngo Imana iguha umugisha, iramuka iwutanga nta muntu wakongera kubivuga. Ndabazi, turaziranye. Ariko ndashaka kwivugira ku ijambo Imana yavuze. Ayo bavuzeho yareke, usa n'ugabanyaho gakiri kurangira, ubundi umpe ijwi ryanjye. Ibyo bavuze bareke, ni amarangamutima kandi barakoze. Ariko ndashaka kuvuga ku ijambo Imana yavuze, kuko iyo ivuze
kuko ejo twasanze hari abantu bayibeshera itavuze ari ibicupuri mu bice mwavanye hirya aho ngaho mwirirwa mugenda hamwe bashaka kubemereza ku buhanuzi kugira ngo babafatishe. Aha rero iki giterane cyateguriwe abantu bavuganye n'Imana kandi ntabwo ari kera. Ubu turi ku itariki ya mbere isoza ukwezi kwa 12. Imana irashaka ko abantu bari muri iki giterane bazasoza uku kwezi baseka. Ni igiterane kije gupanga noheri n'ubunane neza, muteta museka mubyina muvuga ngo yari yarabitubwiye. Ahangaha abaririmbyi bazi guhimba baba bategura amakaramu n'amajenda bandike, kuko mugiye guhimba indirimbo ziturutse ku mashimwe y'ibyo igiye gukora. Kandi ibintu igiye gukora igiye guhera ku byo itavuze ubundi ikore ibyo yavuze. Amakuru umenya mu kanya nuko n'ibyo abahanuzi bavuze bayibeshera ariko bagacikwa bakavuga ko ibivuze mu izina ryayo. Reka mbivuga nitonze, amakuru navumbuye Imana yampaye nuko n'ibyo abahanuye bayibeshera ariko bakayibyitirira igiye kubikora hanyuma igahindukira muri abantu bayibeshera, igahindukira na za ncakura zibeshera, ikazihindukirana ikazihana ariko ikaza gusohoza ibyo bahanuye mu izina ryayo. Imana si umuntu ngo ireshye, Mana nyagasani si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze gukora no kugikora izagikora. Iri ni ijambo umuntu yumva akumva yanarigendera, ukumva ryagutera no guhindura ingendo icyo yavuze. Reka mbabwire uyu munsi ndashaka kubaririmbira Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka 1000 ukagisohoza. Icyo kintu gisamira gikuremo ejo. Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka 1000 ukagisohoza. Ndakoze kubaririmbira. Hanyuma nubwo nari umuhanga mu kuririmba ndagerageza. Hanyuma ndashaka ko tuvuga ijambo Imana yavuze, ariko turashimira Imana ko dusenga ikavuga. Reka mbatere story, kambabwira ikintu ariko ntimuzakivuga. Kambabwira ikintu ariko ntimuzakivuga. Rimwe umwana wanjye w'ifura yarambwira ati mama tukuntu gahunda imeze, ye ntabwo nshaka kuba umurokore wo muri ADPR, yenda umu ADPR mu bapantekote niho nsengera. Ndetse kubera iki mwana wa ati impamvu yirekera aho ntuharenge ndakwinginze ubundi wicare rutoze. Ati impamvu ati genda kwiyumvamo kwigira muri Gatolika. Ni mu minota 2 ndagusubiza kuko je sinjya nihuta. Nyuma y'minota 2 ndamubwira nti mwana wa ndakwemereye genda. Ati mati kuki unyemereye kandi wowe utari umugatolika? Impamvu nkwemereye nuko nsengera mu bapentekote kandi atariho navukiye, atari naho ababyeyi banjye basengera. Ufite uburenganzira buhagije bwo gusengera aho ushaka ukunze. Yari yabikundiye iki, yigaga ku kigo cy'abapadiri akabona nyine akwiye kuba we. Ndangije ndamubwira ntese uzajya wumva misa kangahe ko haba nyinshi? Ati nzajya numva ya mbere, ati nzajya nzinduka numva ya mbere mveyo nige. Okay, ndagenda aho bacuruza amashapure mugurira ishapure 2.
mwebwe mujye mugabanya ibintu byo gushaka gushyira ingufu mu bintu z'umubiri, ahubwo mujye mukoresha umwuka wera mwitwaje Imana ivuga ikanakora. Ndagenda ishapure ndazigura, naho ngiye kuzigura babanza kuzinyima kuko banzi. Se mama Rene shapure yewe mu mishapure ebyiri bereka nizo nshaka, ndazizana nzinyuza mu cyumba cy'amasengesho wanjye mu nzu ngira icyumba cy'amasengesho, ndazifata nti Mwami Yesu nohereje imbaraga muri izi shapure. Urabizi ko ntasenga ishapure iranagoye, je sinayishobora, sinkunda ibintu bivunanye, ibamo ndakuramutsa amarira nyinshi cyane sinjya nzishobora, nabivuyemo mbibona, ariko ababishobora Imana izabibahembera niba bikora bakiranuka. Ariko simpamya neza ko Imana izahembera abantu basenga ibishushanyo n'ababyikubita imbere. Hanyuma ndazifata ntiwashapure we ndagusengeye, kandi ngusengeye mu izina rya Yesu. Mana Nyiringabo, umwana wanjye ambwiye ko ashaka gusengera hariya. Injije imbaraga zawe muri izi shapure. Nzi ko niba Babuloni wahagiye ukahakorera hari ikigirwamana, uko azazambara mu ijosi agiye mu misa, imbaraga zawe aba arizo zizamwereka ahantu ho gusengera kandi atekaniye. Mbisenze nshima mu izina rya Yesu, amen. Ndazimuhereza. Ku cyumweru hagera nkanamuzindura cyane nti udakererwa misa, zinduka udakererwa mwana wa. Cyumweru cya mbere avayo ndamubaza nti se byagenze gute? Ati byagenze neza, ati ibintu byahari barabyubaha, tibahera ku irembo kureba gira batya, tibarabyubaha, tibakongera bakagira batya, ati nyine nabikopeye uko babigenza, tibagira naho babona igishushanyo bakagira gutya, ati no mu rusengero baba bagira gutya, niyo bagiye gutura bagira batya. Imana ishimwe. None se nta kindi washimyeyo? Ambwira nk'icyo wagaye iwacu washimyeyo. Ati ikintu nagaye mu barokore, ati nuko bitaba telefone mu rusengero, bajya kuri WhatsApp mu rusengero bakoresha telefone, atari ko bubaha inzu y'Imana. Ati nta derangement bagira. Imana ishimwe. Ariko numva nzanya akantu katari keza kameze nk'agashari, uburyo tutubaha inzu y'Imana, tujya mu matelefone, tujya kuri WhatsApp twitaba, bo bakaba bubaha inzu y'Imana muri urwo rwego. Ndavuga nta hantu nsinzwe igitego, ntacyo nirebuza. Aha ndatsinzwe kabisa, ndasebye. Umwana atangiye kubona defo z'iwacu, agiyeho bwa mbere. Ku cyumweru cya kabiri ndamuzindura, isaha zageze ubu tudakererwa. Arambara aragenda aragaruka, se byagenze gute mwana wa? Ati ibintu byagenze neza. Okay, ku cyumweru cya gatatu asubirayo, ariko ku cyumweru cya kane yaraje arambwira ati Mati ngwino nkubwire, karame fura yanjye, ati ntabwo nzasubirayo. Bigenze gute se mwana wanjye, kutangiye kujajaba ukiri muto, nawe utangiye kujajaba mu madini nk'ababandi? Ati mu kintu kizatuma ntasubirayo, ati Imana yaho ntivuga. Turabona mu barokore, ati nubwo nyine nabaga ako kantu ko kudaranja mu rusengero, ariko uba ufite mapu y'Imana, ati kubwira iki izagukorera. iri turufu nahise njya kumugurira agafanta. Ndamwakira, ni karibu. Ati ahantu Imana itazavuga, ati ahantu ntazumva ijwi ry'Imana, ati ahantu rwose jyewe ntabwo bizakunda. Ati byibuze turabakire mu izina rya Yesu, ariko wibajyana kure bicaze hafi yanjye we.
kwicare hafi ahantu mbareba namwe mundeba. Ati rero ati cyiza cyo mu barokore ati ujya mu nzu y'Imana ati ugatahana amasezerano ati kumva ikikubwiye ati wasubirayo ugatahana ayandi ati none ati reka ngume hano ati tujye twijyanira ati ahubwo ujye ukunda kunjyana hamwe mu cyumba cy'amasengesho itanga amakuru menshi. Ndaserebura ndavuga ni kabisa intsinzi nyigezaho ryasengesho nasengesha pure rirakoze. Riba rikoze. Turi mu cyumweru kivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Yesu yavuze ngo iki? Ati gahunda ukuntu imeze mu minsi y'imperuka hazaduka abantu bavuga cyane ko mvuze. Nino barahageze bashinga n'isengero bagahera mu gitondo bahanura bakageza ninjoro bahanura. Hanyuma nino barahageza kubwira ati tura nkubwira ikivuze ushaka ubuhanuzi bwihuse nature menshi. Nino baba bahari aho batageze isi bayifashe. Hanyuma rero Yesu arangije areba uburyo izo kata zizabaho, aravuga ati jyewe intama zanjye ndazizi, iyo zivuze ndamenya ko zivuze ndazumva, kandi nanjye iyo mvuze ziramenya ko ari ibyo uvuze, ntabwo zitiranya. Naho yaba ari umuhanuzi ushatse kubapfunyikira barabimenya, ijwi ryanjye bararyumva iyo mvuze barumva. Ubu rero naho badutubeshya, naho badupfunyikira, naho bavuga bati mwumva uko ivuze, turabimenya ko ari Imana ivuze cyangwa ari umuhanuzi uvuze, kuko Yesu yavuze turabimenya. Aba bantu rero ni mwebwe Imana ateguriye igiterane ngo ibabwire ko ibyo yavuze ije kubikora, kandi ndi kubona ibintu bigiye gukoreka mbere ya Noheri. Mana ndabyakiriye nanjye ibyo wambwiriye mu ubuvumo, ibyo wambwiriye mu cyumba cy'amasengesho, ibyo wambwiye ndyamye. Iki giterane uragiteguye ngo nze nanjye ubishimangire ko ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Inkuru twasomye nizo nshaka kujyaho, nagira ngo mbanze mbwira abatarabonetse ejo. Uwiteka yagize gutya asanga Gideyoni munsi y'igiti cy'umwero, aramubonekera aramubwira ati Gideyo, ati karame, wiriwe? Ati wiriwe. Genda uko izo mbaraga zawe zingana, kuko ugira ubutwari ukagira n'imbaraga. Ibyo bintu uko ari bibiri, genda uko imbaraga zawe zingana, ni wowe nzakoresha kugira ngo nkize Abamidiyani, mbice ndokore Abisiraheli. Kandi Gideyo, gahunda ukuntu imeze, uzabanesha nk'unesha umuntu umwe, ni jyewe ubigutegetse, ndi Uwiteka. Gideyoni ati uretse kurengaho kuko uvuze ibintu birenze ubushobozi bwaho mvuka iwacu, nta muhanuzi uvukayo. Ndi umukene birazwi, ndi gusakurira ingano munsi y'igiti cy'umwera, ndi kuzisekurira mu ngano. Bene wacu bashiriye ku rugamba, intambara y'Abamidiyani imeze nabi. Abamidiyani barwaye indwara mbi y'ubugome yo kwirirwa bonona ibintu by'abantu b'Imana. None ubwo ijuru ritekereje rikabona ko mpara gukora ibintu byadanje, bugumye hano mbanze manuke ngo uhereze ituro, ngo ahita agenda ahereza marayika w'Uwiteka ituro. Arambwira ati ariko uretse kurenga ahangaha, nibyo ndabyumva ko ari Imana ivuze, ariko mbere yo kugira ngo njye ku rugamba ndashaka ikimenyetso nshaka. Ikimenyetso cya mbere nshaka, ndashaka kuraza ubwoya hanze. Ubu bwoya nimbushyira hanze mu gitondo nkasanga impande yaho burumye, ariko bwo buratose, ndamenya ko ari wowe Uwiteka Imana ivuze. Mu gitondo bigenda gutyo,
hanyuma Uwiteka arongera aramuha imbaraga zo kumva ko agomba kwakira guhangana n'Abamidiyani. Gideyoni aravuga ati mbabarira ngucokoze bwa kabiri Uwiteka ndakubaha, nyemerera noneho nongere mburaze hanze, haba ikinyuranyo nari nagusabye ko nsanga butose noneho nsange bwumye hasi hatose. Umva mujya mwitondera ibi bintu, nimwumva ijwi rivuze jya ubanza umekinge shuwa ko rivuye ku Mana, dore muzengerejwe musinze ubuhanuzi butavuye ku Mana. Mu gitondo Gideyoni asanga niko gahunda zimeze, aravuga ati Uwite ndabibonye ko ari wowe uhagurutse, Uwite ndabibonye ko ari wowe untumye, kandi Uwite ubwo ntumye ndagushimiye. Abamidiyani bakoze ubugome bwo kuzengereza Abisiraheli. Reka nkubwire imico Abamidiyani bari bafite, urasanga nawe urwana intambara Abamidiyani. Abamidiyani bacungaga ibyo Abisiraheli bahinze bigiye kwera, haburaho gato ngo basarure bakaza konona. Kwa kundi Abamidiyani bacunga wasohoye invitation ubukwe buri minsi 10 ubugahita bupfa, noneho ryatana naho ndihungira umuhungu wanjye araje. Hanyuma manyabuna ubabwire ejo bazarisubize hariya, dore nashize urabizi ko ndwa amaso mu cyiciro cya mbere. Abamidiyani bacunga urangije kwiga, ubonye diplome bigoye, wadepoza wahembwa ukwezi kwa mbere, ku kwezi kwa kabiri washaka kurya umushahara, akazi kakaba kararangiye. Karagiteri z'Abamidiyani ni abagome, baronona bagendana na wa mwuka w'inyatsi ukwaka ikintu wari utangiye kwishimira. Aba rero nibo batumye Uwiteka arakara, aravuga ati ngiye guhagurutsa umuhungu witwa Gideyoni yica Abamidiyani bareke kugumya kuzengereza ubwoko bw'Imana. Urumva ko imbaraga zikurwanya hatabayeho gupfa, uzarinda upfa udakize. Niyo mpamvu mu kanya tugiye kwikokinga tukohereza igitero gikomeye. Hari ibintu bibiri nshaka ko turangiza uyu mugoroba, ufite ubwoba yicecekere, uwizera arahaguruka. Hari ibintu turi burangize ku buzima, ni ngombwa bizanga bizakunda, bitinde bitebuke biraba. Gideyoni arangije kintu nkundira Imana, yaramubwiye ati Gideyoni rero ukurikije ukuntu Abamidiyani bameze, ntabwo nagushora ku rugamba rwabo ntabanje kuguha map. Urabanza umanukane n'umugaragu wawe Pura, mugende mu rugerero aho Abamidiyani bakambitse. Aho niho baba, aho niho bapangira imigambi yo kubagirira nabi, niho bapangira imigambi yo kubica. Ese wagira ngo abantu bakugirira nabi ntibagushoyeho byinshi? Uziko bagushoraho n'amafaranga y'inkoko, bakiga uburyo bagiye kukurangiza bamaze kurya inkoko kiridiri mu ryinyo. Uziko abantu bakugendaho bemera bakagushoraho akamusohokana kugira ngo bagire ahantu bahurira. Buriya abantu bacuruza ibintu byo kurya n'ibyo kunywa akenshi ntabwo bakira abakiriya komuteri. Hari igihe bakira abantu babuze aho bapangira gahunda zo kugirira abantu nabi. Abantu bakahicara mukibwira ko baje kunywa, naho baje gupanga imigambi yawe. Aba bantu rero bamaze iminsi bapanga imigambi yawe, urokotse impfu zabo nyinshi, urokotse ibishoro byinshi. Ariko Uwiteka yampaye amahirwe muri uyu mugoroba ko aba bari basigaye, kuko abandi barananiwe baragenda, hari abari basigaye. Uwiteka narose mugenda gake, aba basigaye hari itangazo ryavuye mu ijuru ry'icyo bagiye gukorerwa. Aba bantu Zeba na Salumona bagiye guhura n'ingorane zikomeye, kuko barapfa batararya. Ntabwo baryana ubunane na Noheli kubera icyo, ariko no baratarije bararengereye. Ndaje nze mbasobanura aba bantu babagome barakabije, banshoyeho menshi, bafashe n'ingendo bishyura amatike cyane, bahinduranije imiti y'ubwoko bwose.
ibinyica bamuzi ko babingaburira kubera ko ntarya aho mbonye. Bakoresha ibyo bohereza, bakoresheje ibyo nca hejuru. Ubwo kandi nawe kurikira wumve, bakoresheje ibyo uca hejuru mu gitondo, bakoresheje ibyo bohereza ngo bikumene imbavu, bakoresha ibyo bohereza abana bawe ngo baba basukujya utanga minerivare z'ubusa bahore basibira. Aba bamidiyani bakoze ibintu bishoboka byose kugira ngo baguteshe umutwe. Batumye abana bawe babyara ibinyendaro, bira bintu nabyo barabyohera. Batumye abana bawe bakunanira babibirara, babarogera mu bitari babaye ibirara bataye ingo. Aba bamidiyani batumye abana bawe batubaka ingo ngo zikomere. Kimyuka abamidiyani aba bantu, aba bahungu Zeba na Salmuna barakabije. Bakugize imfubyi bakwicira mama we, none nawe barashaka kukwicisha agahinda. Uwiteka abwira Gideyoni ngo manukana n'umugaragu wawe Pura ujye mu rugerero ahantu bakambika, ahantu baryamye, aho bapangira gahunda, aho inama zabo zibera. Kuko niho ugiye gutangirira urugamba rwa mbere, urarutangirira aho inama zabo zibera. Niho utangirira, kandi aho inama zabo zibera tohereje amasengesho. Aya masaha tugabye igitero aho inama z'abaturwanya zibera. Aho inama z'abaduhiga zibera. Haleluya. Ngo baragenda baraharyama, Gideyoni n'umugaragu we Pura. Ngo bahageze ntibasinzira, ngo barota inzozi. Abanzi babo abamidiyani, mu midiyani umwe mu rukerera ati ebasha, ati ndarose. Urose iki se? Ati ngiye kubona mbona irobe ry'umutsima wa sayiri ririkaraga riva ruguru, ririya ryikaraga riramanuka, ryikaraga ryari rifite imbaraga nyinshi, ryikaraga cyane. Ati ngiye kubona mbona riguye ku mahema yacu. Undi ati umva utararengaho icyo zisobanuye, nanjye nabirose. Iyo ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni, akacu kashobotse n'inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Imbaraga zacu bazivumbuye, bari hafi yacu, badutahuye, bateguye ibiterane bidutahura, bateguye ibiterane bisoza umwaka. Imbaraga zacu bazivumbuye. Iyo ni inkota y'Uwiteka, iryo ni ijambo Imana yavuzeho, ryaje ryikaraga ritembagaza amahema yacu. Ijambo Imana yavuzeho, Imana si umuntu ngo ibeshye. Icyo yavuze no gukora izagikora. Nabara cyane uvuga ngo amen. Mu gitondo barataha, barazamuka barataha. Gideyoni aragenda apanga urugamba, apanga ingabo, ategura ingabo zijya kurwana n'abamidiyani, ategura nka Gideyoni. Hari igihe abantu mutegura nka Gideyoni mukanancanga, ugategura ibintu nk'ibi bikomeye by'ibiterane, ukishingikiriza ku ngabo zitatorejwe aho watorejwe. Gideyoni aragenda atora ngo abantu bamufasha kujya kurwana, ariko ngo arabarunda ndugu yago. Arundamo bamwe basenga basambana, arundamo babanyabinyoma, arundamo umva, agera muri komite nyobozi arasakuma, agera ku bantu batumva icyo Imana ivuga arasakuma, agera ku bantu bapinga abahanuzi arasakuma, agera ku bantu badakunda ijambo ry'Imana arasakuma, agera ku bantu bagendana utuntu arasakuma. Atubite kambwe ngo tujye ku rugamba arasakuma pe, arasakuma. Ashaka guha abantu akazi batakamerita, arasakuma. Ashaka kwinjiza abantu mu kidiyakoni ari abagome, arasakuma. Yinjiza abantu mu kidiyakoni bica umurimo bawicayemo. Gideyoni arasakuma pe, aragusakumira, asakumamo abadamu baca abagabo bari inyuma, asakumamo abagabo bataye ingo, arasakuma Gideyoni pe. Arabazana tuwite, ngaba nabazanye dushyigikire tugiye kurwana n'abamidiyani. Uwiteka ati Gideyoni wabazanye? Ati ati
aba bakobwa bazi imbere yanjye kunsaba abagabo kandi basambana buri munsi wabazanye siko wabazanye wabazanye n'aba bagore amagambo yaruse bashenye ngo z'abandi bose wazanyemo wabazanye kuri uru rugamba wabazanye mu bintu nakubwiye badahari wabazanye mu masezerano naguhaye badahari nabo byose warunze urazana na bamwe batajya basenga bashaka ibitangaza byanjye batabivunikiye bose wasakumye wazanye n'abandi bazi kuvuga ngo akawakabonye kandi ari abagome bose mbega gido bose mbega wasakumye wazanye mbega bose wazanye wabanzaniye n'abandi Imana ivuga bati siyivuze bati wishize imbere ndoke bose wazanye giti wazanye bose urasakumye mbega ubazanye mu ijambo navuze badahari urabazanye na bamwe bavuga bati muvuga butumwa mwatumiye ibyo bintu ntitwabishobora cyakoze tuzabasheta ingabo y'ingorera gushora ni gukura nabo urabazanye badakunda abakozi b'Imana nabo wabazanye wabazanye hari abantu bajya batwibeshaho babona twaje mu ivugabutumwa bakagira ngo twaje gukorera amafaranga kandi yitera Imana yidushyizeho yarangije kuduha amafaranga ubona ndi umugore w'umunyamafaranga nta mukene usabye ndafite ama business menshi cyane yewe ndi umutunzi ntimukatwibeshaho mwahuye n'abantu b'inninja ariko Uwiteka muri minsi ahagurukije abadamu batari ninja bazi icyo gukora bategura ibiterane nk'ibi abagabo babitinye bategura ibiterane nk'ibi abafite amafaranga menshi banze kubitegura natwe rero Imana iduhagurutsa tudafite umururumba w'amafaranga tuze kuri tera batinye batigiye nabo wabazanye ati bashyize amana b'abapasiteri bamwe bashinze insengero bafite utubaraga bahumekera ku bantu bakagwa bagaramye ayo bakora bose bakazana nabo washyizemo ati nashyizemo ati bose barunzemo n'abandi bahembwa n'abahaye umugisha ntibanzanire icya 10 n'amaturo bose urunzemo ngo bagiye guhangana n'abamidiyani hejuru y'ibintu nakubwiye badahari amavuta bafite saa y'uru rugamba ntabwo nabaha intsinzi tinabazanye ati nabazanye ati okay ntacyo ndabyoroheje Uwiteka bamanukane ku kagezi banyuze hano bose nshisha ahangaha abo bakweduye kurya amaturo birirwa basaka abantu banjye muzana amaturo mbasabira umugisha birirwa barya abantu banjye bamariye intama zanjye abantu baje kuruhukira mu nzu yanjye none baraharuhiye babaye abakene bo mu rusengero abandi bananijwe n'agahato mu bakoresha nyuza ahangaha banyuriza kandi buri muntu n'umugisha namuhaye impamba amakode mumanukane mu gidiyo banjyanire ku kagezi nibakaza kwiyitirira ibintu reka baca ku kagezi mbanza nkwereke mbakorere checking uramenya ko wibesha ku bantu hari abantu twibeshaho hari abantu tujya twibeshaho bamwe baza kuduhobera ngo dufate kutuvuta ngo twanyu ngo reka ngobere mfate kuri utwo tuvuta barana babesha amavuta ntabwo aba ku misaya aba mu butayu no mu buvomo no mu masangejo kwiriza ubusa mujye mugabanya iyo mitwe y'abaporo fata ko mavuta nabwiye ko amavuta aba twebwe kugira ngo tuze kubwiriza duhobera abantu nk'abatanu kugira ngo tuze duhagana imbere yabo kandi babareze nabi mbambona barabareze babatetesha aho kugira ngo mwige gushaka Imana mwiga gushaka abahanuzi kandi ushaka Imana uba waratabawe ariko wakoze ikosa ryo kujya gushaka umuhanuzi kandi uyu muhanuzi afite misiyo yamuzanye niyo mpamvu Iteka abamanukanye ku kagezi kubageragerezayo kugira ngo abereke abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana ngo bamanukana abantu mumenyereza nsengero zibabwira ngo munyeganyeze mbwirira abantu 7 batabayira byishira birangije muraza gufashwa mutinze ariko reka nkwibwirire byo ni by'abantu b'abana abantu baba bashyira ishunga buza ko bababwiye ngo ikoze ibintu 5 yarabikoze mubuze kwicwa n'inzara mwarahanurewe ko bababeshe visa ntimucicaye ahangaha hari n'uragera iwacu mu Rwanda ikujyanye mu Burayi iyo mwaka utarashira ubuse waragiye si muruza
iguhaye inzu ubukode ntibukwishe. Turashimira abayobozi bateguye iki giterane cyo kuza kubwira Imana ko ariyo yavuze, si umuntu ngo ubeshye. Ngo bageze ku kagezi, Uwiteka abwira Gideyoni ati hagarara, ati ikitumye nguhagarika hano, urebe abantu banywesheje amashyi ushyire uruhande rumwe, ufate n'abanywa bajabagije nk'imbwa ushyire uruhande rumwe. Ndi guhanura cyane, ntabwo ndi kubajijisha, ntabwo ndi kubashuka, ndi kubahanurira jyewe natumwe. Shyira ahangaha. Maze ngo banywesheje amashyi ngo bari 300, nibo bari bake cyane. Hanyuma bamwe bajabagiza nk'imbwa ashyira hano. Uwiteka abwira Gideyoni ati aba banywesheje amashyi, aba bihanganye, aba ngaba nibo bankoreye batabeshya, nibo bansenze batabeshya, aba nibo bazi intambara y'urugamba rw'Abamidiyani, aba ngaba barakubititse baraza bashinga iryinyo ku rindi, aba natinza kubatabara ntibitabara, aba ngaba ubona niba mugiye gutabarana. Hanyuma mwebwe mwambeshye mukajya imbere y'abantu ngo ndi Uwiteka, ngo akaba kabonye ngo tuzagukorera, mwirirwa mumbesha munkina munjijisha, mwicara ku ntebe za mbere munjijisha, mwirirwa mukata umujyi mukora ibizira, mwarangiza mukaza imbere yanjye munjijisha. Izo mpamba nabahaye n'amakondera muhite mubifata mubihereza abangaba, kuko mu kanya hari ibintu tugiye gukenyuruza abantu babeshye. Nimurangiza mufate ibirenge byanyu mbone mu bworo bw'ikirenge musubira iwanyu. Hanyuma namwe mwanywesheje amashyi, namwe mwakunze gukiranuka, namwe mwihanganiye Mana yo mw'Egiputa mugategereza ko muzagera i Kanani mukarya ibigugu, namwe mwemeye mukambara akenda kamwe ariko mukajya kunsenga, namwe mwemeye mugatwita inda, ejo bundi ugatwita indi, ariko izo zose n'indaye kandi ugashyira mu mugongo ukaza imbere yanjye. Hanyuma namwe mwihanganiye intambara z'amadini n'akateye mukaba imbere yanjye mukankorera, namwe mwemeye guhembwa make ariko mukanzanira amaturo n'10, namwe mwahaye agaciro abakozi b'Imana mukabakira neza, namwe promosiyo mbahaye nuko mujya kuri uru rugamba mutarigeze mwumva ijwi. Aka kanya nibwo ngiye kuvugana namwe, mugiye kumanuka kurwana n'Abamidiyani. Abamidiyani murabica mukoresheje akanwa n'ibiganza, imuri n'ibibindi, murakoresha sisiteme yo kuzunguza imuri n'ibibindi, hanyuma musakuza muvuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Nta yandi mazina nshaka kumva ku rugamba rw'Abamidiyani, ndashaka kumva musakuza ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni, kuko mvugana na Gideyoni ntimwari muhari, mubwira ko azabanesha ntimwari muhari, mubwira ko afite imbaraga akagira n'ubutwari ntimwari muhari. Mbahereje kuri uru rugamba kugira ngo intsinzi itahe mu Isiraheli, namwe ni kabanasi mbahaye. Urunguru impamvu mwicara ahangaha ni intsinzi ishaka gutaha muri iri torero, abantu bakabona muri gutabarwa, ni intsinzi ishaka gutaha muri uru rusengero, abantu bakabona muri gutabarwa nk'abantu babiroze, bati noneho babaroze ibisubizo, babaroze gutabarwa, babaroze ubukire, babaroze amahirwe. Iki kintu Uwiteka kandi Nyir'ingabo arashaka kugikora kuko kigiye gukomveka abantu benshi. Cyakira uvuga ngo amen. Ngo bageze ku rugamba ngo barasakuza bavuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni, maze ngo Abamidiyani ngo umwe akajya yica undi, ngo akica undi, barica nabo ubwabo. Kandi bakakanya mpagaze kuri aya maguru abiri nk'umuhanuzi kazi Imana ahamagaye abantu bafite gahunda yo gukorera inama ku buzima bwawe. Mbateje kwangana umwashwane n'undi, mbateje kuburana, mbateje urwoho, mbateje gutekana, ndabimuye, mbateje kwangana ubwabo bangana bashwana basubiranamo, abantu buzuriye ku izina ryawe, abantu buzuriye ku rugo rwawe, abantu buzuriye kuri bizinesi yawe, abantu
abantu buzuriye ku bana bawe, abantu buzuriye ku kazi kawe, abantu buzuriye ku mugabo wawe, abantu buzuriye ku mugore wawe, mbateje gupatana, mbateye umwaku, mbateje kwangara, mbateje guhunga undi, mbateje gusubiranamo. Haguruka ubyakira uvuga ngo haleluya. Pepe kishere bosa ideke ibi bintu birakora, agenda bizi neza. Ibi bintu birakora, ibi ni ibintu nzi. Hari n'igihe bacikwa gihe barimo bamvuga bagashiduka bayobewe ukuntu, maze rero no kugira izina ritangirwa na A nakora isa. Amatelefone yanjye abantu benshi amatelefone yabo habanzamo A, bakunda kwandika Arisa. Hari igihe rero gihe Imana ijya ibangabiza bagakanda kuri Yesu batabizi barimo bamvuga, nanjye nkateka ugutwi, naho Uwiteka yabangabije kandi arabatugabije uwo mugoroba. Ubujyango bizemere, sinzi aho waturutse simazi. N'ubundi ntabwo abantu bose mu rusengero basubizwa, uzaperereze ntabwo abantu bose baje mu rusengero basubizwa. N'uyu mugabo yapfuye atoragura ku meza Nyamutunzi Lazaro ariko aryama mu gituza cya Aburahamu. Kandi nubona umuntu atarimo yakira, atarimo afashwa, ujye umenya ko ubu buhanuzi atari ubwe. Kikubwira ko ubuhanuzi atari ubwawe ntubwakira, ariko iyo ari ubwawe urabwakira ukumva bwanabaye buke. Ndabatatanije mbisubiyemo, ndi umugore Imana yahamagaye. Abantu bose baguhagurukiye, bahagurukire urugo rwawe, bahagurukire amashuri yawe, bahagurukire akazi kawe. Uyu mugoroba muri iki giterane, iyi tariki ya mbere y'ukwa 12, ndabatatanije dore izuba rigeze, ndabatatanije mbatataniriza mu rugo rutandukanye. Abarozi ndabatatanije, abapfumu ndabatatanije, mbatuje kure y'isezerano ryawe, mbatuje kure y'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, mbatuje kure y'itongo ryawe. Haleluya. Nibajye gutura kure y'isezerano ryawe. Ubundi kirazira guturana n'izi nkozi z'ibibi. Buryo bwo guturana n'umugome wanaturana n'itongo rye. Baranakabije. Abantu batuvuga turimo turya n'igaburo ryera bakadutegurira gahunda yo kutwica. Abantu badutegurira imigambi mibi turi no mu nzu yayo. Bagategura imigambi mibi iri kuvugana nawe uti mwana wanjye nzakugirira neza, nzakurinda, nzakuha, nzakugaburira, nzakwambika. Abantu bategura kukwica, Imana iri mikubwirira mu nzu yawe ngo uzapfushaje. Uzi amarozi baduha bagakubitana n'ijambo yavuze ngo uzapfushaje, imvi zizarinda ziburuye nze nkiguhetse. Haleluya. Ngo urugamba rw'Abamidiyani nuko rwarangiye, Abisiraheli batahana intsinzi, Abamidiyani bapfuye barangiye. Ubu rero reka mbabwize ukuri, aho ngeze intego y'ijambo nyigezeho, ubu ngiye kwinjira muri rya jambo nasomye. Urugamba rwa mbere rwaraneshetse, ariko harokoka abagabo babiri muri uru rugamba, uwo bita Zeba na Salumuna. Zeba na Salumuna mumfashe kwanga aba bagabo kuko nibo bakumereye nabi. Urugamba rw'Abamidiyani rwararangiye, ariko harokoka uwitwa Zeba na Salumuna. Twabonye mariage zikorwa, ngira Imana mbona mariage irakorwa, ari maze imyaka 11 narakowe. Nzabaha ubuhamya nko kuwa Mungu cyangwa undi munsi nimbona amasaha ahari, babwira uburyo nakowe nkategereza umugabo imyaka 11. Twabonye Abamidiyani bapfuye ngo tuzinjiramo, ariko Zeba na Salumuna barokotse aho bakugejeje. Wabonye urugo rwinjiramo, ariko nyoko bukwa hakugeze. Zeba na Salumuna. Wabonye akazi ukinjiramo, intambara y'Abamidiyani iranesheka, ariko bosi wawe hakugeze. Zeba hakugeze na Salumuna.
ndashaka kukubwira Zeba na Salumoni urasanga ari wo muzimu kuzengereje. Wabonye abamidiyani bapfuye ugira amahirwe ubona amashuri urayize mama wawe bimugoye agurisha udutungo agurisha amatongo agurisha utuntu tudafashe abamidiyani barapfa ariko Zeba na Salumoni batumye urebera diplome muri envelope ariko nta kazi ubonye kubera Zeba na Salumoni barokotse basigaye aba bantu basigaye. Dore bantu ngiye kurangiza umugoroba ku buzima bwawe nabangaba batumye usaza udashatse kandi uri mwiza. Nabangaba Zeba na Salumoni batumye usaza nagahinda kandi uri inzobe. Zeba na Salumoni batumye usazira mu nzu no kuyisana byakunaniye. Ngaba batumye utabyara kandi ukwiye kubyara. Zeba na Salumoni ngaba abantu uyu mugoroba natumwe kurangiza ku buzima bwawe kandi bakarangira ndabyumva. Iyo bigiye kurangira genda byumva, iyo biri urangire ndabyumva. Zeba na Salumoni ngaba abantu uyu mugoroba ngiye kwica urubozo. Yesu we kabarane mu byumvise uvuga ngo amen. Zeba na Salumoni urugamba rw'abamidiyani rwaraneshetse ariko abarurokotse. Wabonye urokoka umurozi wa mbere urugo rwinjiramo ariko wa kabiri atumye wifuza umuceri. Atumye wifuza umuceri shaka kandi ugira pati. Atumye wifuza inshyushyu shaka kandi uyikunda. Zeba na Salumoni barokotse abamidiyani aho bakugejeje. Ariko mwambabariye mukaba murakara muri mumwe mufata umujinya nze mbereka icyo tugiye kubakorera. Zeba na Salumoni batumye ubura amavuta yo kwisiga n'uburyo ufite uruhu rwiza. Zeba na Salumoni ahantu twabonye abamidiyani twabonye intambara ya mbere inesheka. Inshengero turazifungura, intebe turagura, ibyuma bya muzika turagura. Intambara y'abamidiyani iranesheka ariko Zeba na Salumoni bayirokotse aho batugeze. Abazeba na Salumoni ngo nabo bakereye izindi ngabo, bakereye abandi bantu ngo bongere bahangane na Gidiyoni. Uranyumvira aba bantu bari abamidiyani nabo. Zeba na Salumoni bari abamidiyani. Ngo ikintu bakoze unkurikira aha hantu niho ruzingiye. Aba bagabo Zeba na Salumoni ngo ikintu bakoze babonye bene wabo b'abamidiyani bapfuye ubu ngo babona bararokotse ngo baca ruhinga nyuma bati nubwo Gidiyoni tutamubona amavuta yari hejuru imbaraga ze ziri hejuru nubwo Gidiyoni tutamubona reka tujye kwica bene wabo. Ngo baragenda bica bene wabo na Gidiyoni. Iyi nkuru uza kuyisoma uhereye hejuru iraryoshye urebe ahantu ibintu byawe byatangiriye. Ngo baragenda bica bene wabo na Gidiyoni. Kwa kundi batubura kubera ko turi mu mavuta y'ibirere agacunga umwana wawe mu nzira akamuha bombo ngo apfe. Kwa kundi Zeba na Salumoni bakubuze kubera ko wowe uri bize uzi kwikontorora bagutegeye ku bana bawe. Abo nibo babanje kwica bene wabo. Umuntu ashaka kukurangiza arabanza akagupfakaza, ejo akakwicira umwana, ejo bundi akakwicira umubyeyi. Zeba na Salumoni nuko bakora bahuka muri bene wacu. Nicyo kintu bashinzwe kwica bene wacu. Akabanza akakwambura amaboko akagukuraho amaboko. Zeba na Salumoni ndashaka kurangiza uyu muntu wakumazeho amaboko. Zeba na Salumoni n'abantu ijambo banza mutarimo mu ryumva nzarivuga iwacu mu Rwanda. Banza Zeba na Salumoni amwe ntabo mufite nzaribwira abanyarwanda cyangwa naritumwe hano Zeba na Salumoni ababamereye nabi. Mwabonye murokoka abamidiyani ariko aba bantu bacitse intambara y'abamidiyani. Aba bantu bacitse isengesho wasenze ubushize ugashaka bakarirokoka nibo bameze nabi kuko rero bakumenyereye barakabije. Abamidiyani barononaga ariko Zeba na Salumoni bari kwica bene wanyu. Mwatangiye kubyumva? Abamidiyani bari bafite konona muri rusange ariko Zeba na Salumoni nibo babi. Ibaze kubona ari babi kandi ari baki bakwinjira baje no gushaka kuba bakwica ugapfa utariye kumigisha Imana yaguhaje. Aba bantu n'abagome
yari imbwa. Zeba na Salumuna ni abagome, ariko Uwiteka yabaduhaye uyu mugoroba, yabatanze mu maboko yacu. Yaratugarije, aba bagabo yaratugarije, binjiye bakatwononera. Aba bagabo Uwiteka yaratugarije, karamamana ndiko kumva. Aba bagabo bazeba bamenye n'ahantu bitsa amafaranga, bamenye na konti ubitsaho. Aba bazeba Abamidiyani byari byoroshye, bakoreraga muri rusange, ariko Zeba na Salumuna harimo barinjira mu bana bacu, barimo barinjira muri bene wacu. Sikumva muri bene wanyu nta muntu n'umwe ukize, ntawaguriza undi bitanu, hakurwa wakumvise ahantu ushaka kujya. Sikumva uvuka mu miryango ingana gutya, nta muntu n'umwe wahundi 20,000. Se nimwicaye hano ntimupfuye nk'abatindi. Usikumva ugira ikibazo, ukumva haba kwa so wanyu, haba kwa nyoko wanyu ugasanga Zeba yarahageze, haba kwa nyoko senge ugasanga Zeba yagezeyo, haba mu bana wabyaye warabarihiye bya kaminuza bakaba barabuze akazi, Zeba yagezemo. Wafashije ukarakara nkakubwira agatendo tugiye gukora uyu mugoroba, ko Uwiteka yabatanze mu maboko yacu, ko yaduhaye Zeba na Salumuna. Haleluya. Uzi gutekereza imitsi ikenda guturika, ugatekereza uri umugore ubuze bibiri, umugabo wawe mwashakanye mwasezeranye ivangamutungo, ukibaza se ubutwari isezeraniraga iki ko nta niri hano. Uzi gusezerana ivangamutungo ukaba ugize imyaka 30 ubatse urugo, ukavuga undi twavanze muvanga Zeba na Salumuna bari kubakondera. Utari umunebwe utekereza neza. Uzi gukena utari umunebwe utekereza neza. Uzi gukena warageze aho Imana ivugira. Uzi gukena ufite amasezerano. Uzi gukena Imana yaravuze. Uzi gukena uzi kuvuga Igifaransa neza kandi hari abantu bakeneye abakozi. Ariko Zeba na Salumuna bakaba baraguhisha ahantu utagaragara, barakwambitse housing umuntu akureba akabona urananuka kandi uri mwiza. Zeba na Salumuna binjiye konona kugeza ubwo naho uvuka kwa papa wanyu umaze imyaka ingana gutya, papa wawe na mama wawe bataranaguhemba, byaye 3, 4, 5 nturahembwa, ntabwo urabona iwanyu baje kuguhemba. Zeba na Salumuna asa gukundira. Uzi itariki wavukiye urayizi, hari ubwo ujya ukoresherezwa anniversaire ntuyumva nabana, urakoresherezwa anniversaire. Zeba na Salumuna bagukundira. Bazeba barukotsa Abamidiyani, bazeba baje bafite umujinya. Bazeba Zeba natumye umwana wawe abura Minerva, Zeba na Salumuna haje konona. Ariko uyu munsi murumva ndimo ngera ku ntego yanyu. Kandi mugakunda bavuga butumwa birukanka bavuga menshi bahinda, namwe ngo mujyeho ngo mwanime mukoma amashyi mwirukanka ariko mutazi icyo mwirukankana. Ndashaka kubanza kukubwira icyo tugiye kwirukankana. Ntimugakunda abantu babasakurisha bakabahindura abafana b'imipira mukajya mwogeza igitego kitanahari. Twirirwa mwogeza ibitego bitanahari, ngo vuga ngo amena, ngo vuga rero 10. Uzivugiye se icyo avuze iki? Avuze se iki gituma bavuga rero 10? Aho bagiye bareka kwirirwa bana bakinisha mukuze. Ubu Zeba na Salumuna warubazi n'imyaka usomye Bibiliya, si ubwa mbere ubumvise. Ubunyuro kuko intambara y'Abamidiyani urugo rwinjiyemo, ariko bene wabo w'umugabo bakubujije amahoro, urahukana buri munsi kubera Zeba na Salumuna. Barakureba nk'ikintu utazi cyari cyagahinda kagiye kukwica, agahinda kugiye kukwica, ushaje imbura agiye kubera agahinda. Urifuza 10,000 warize kontabire tuzi kubara amafaranga, ukaba ukennye warize kubara, kubera Zeba na Salumuna baje konona famiye, bakonona ibiganza. Uzi kubisara ukabura umuntu uguhemba, wabyaye umwana munini w'ibiro byiza, wabyaye ariko kubera Zeba na Salumuna binjiye mu miryango bakica. Ubona icyo bakora, binjira mu miryango, binjirana ubugome bakica. Batumazeho ibintu, batumazeho abantu. Mwene wanyu arakwanga ntacyo mupfuye, niwe ugutanga mu maboko y'abantu, niwe ukwicisha. Imbaraga za Zeba na Salumuna zitumye batwicisha. Ubu
ubusa umuntu watwaye umwenda wawe imbere ninde? Si Zeba? Si we mwene wanyu uri hafi? Zeba na Salumuna si ugutanga mu maboko y'abarozi? Si ujyana amakuru yawe? Si ujyana amashuri wize? Si ujyana amanota wabonye ku ishuri? Si uvuga igihugu ugiye kwigamo? Si ba Zeba? Si ba Zeba? Si bo batumye mupfa mutazi kubara amafaranga? Si utumye uryama kuri matera ukubitayo itako rigahita rigwa ku isaso y'igitanda ukaba utagira ishuka n'ikuvuriro kwiyorosa bigura biri? Si ba Zeba? Si ba Zeba? ubusa kuri rwinjiyemo n'urusanze y'amaso kubera Zeba na Salumuna barokotse mu Bamidiyani. wabonye ukiri imbaraga z'abapfumu ariko abana b'abapfumu batumereye nabi. Zeba ibyuzukuru byabo twabonye dukiri inkota ya Goliyati, ariko ibyuzukuru bya Goliyati n'ibihungu bye bitumereye nabi, byaratwinjiriye. Turirimba bikarimba, twatera hareruya bikayitera, twavuga ngo amena bikayivuga. Bya Zeba byicara ku ntebe ya mbere na Salumuna, bitanga amakuru y'ibyabereye ahangaha. Ba Zeba badutakaje umutwe, uri kurwara puresha kandi muganga yapima agasanga nta biro byinshi ufite bitera puresha. Siko na muganga agupima agasanga urwaye diyabete kandi nta n'isukari unywa. Urwara diyabete isukari nyinshi, nta sukari ubona, kubera ba Zeba bamenye tekinike zo kukuroga, bakakuroga kanseri ukamera amezi 6 ugapfa, kandi abandi bayirwara imyaka 10 bakabaho. Ariko kubera ba Zeba na Salumuna bazanye systeme nshasha, bafite systeme nshasha itamenyerewe, ariko twayivumbuye. Systeme bakoreramo twayivumbuye. Imana yansuye systeme ba Zeba ndayivumbuye. Kandi hari igihe ba Zeba bizijije bakagutegura anniversaire kubera ko bazi itariki uvuka waranayivuze. Iyo tariki niho baza gukorera umuterekero. Iyo tariki yawe bazanye gukata keke niho bayidongere bakavuga bati keke tuyikase. Niko dukase imigisha ye, dukase netubaka, dukase ubukwe. Ba Zeba bari kumwe natwe. Ba Zeba bakorera mu manetiwaka yacu. Ndumva nzanye uburakari ntaramukanye. Mumfashe kandi turakara. Nze ngukiza aba bagabo babiri batumye ukenera ku mushahara ukabuhora mu makeredi kandi ukora, ariko kubera ba Zeba abagabo babiri nabatumwe ndabarangiza ndaje mbice. Ndabica pe, Uwiteka abangabisha. Kandi Mana imusi nta rero anyinshi zikora kuko ntabwo ari zo mukeneye. Ubuse ko mwaziteye zavuyemo iki? Ari n'ibihumbi 5 ugira. Turebye n'amaturo mwatuye hari n'ibihumbi 20 birimo. Zeba na Salumuna se batumutura, ntibakwambuye umugisha. Nyenyeri yawe ntibayitwaye, urahinga hagasarura abandi. Abo mwiganye bamaze kubaka amazu kandi biza ari abaswa, ariko kubera Zeba na Salumuna barokotse Abamidiyani bakaza bagakereya abandi bantu bakurwanya. Kuko bazanye umujinya, baravuga bati turi bukore turagenda twice bene wabo na Gideyoni. Izi mbaraga yakoresheje yica Abamidiyani, natwe tugiye kumukokora asigara ari wenyine ngo bice bene wabo. Ijambo twasomye ngo Gideyoni ahura nabo, yari yarabashakishije aravuga ati ntabwo nzakomeza umurimo batarapfa, kuko baramemukiye banyice bene wacu. Aba bantu baraduhemukiye batwiciye ejo hacu, batumye usaza, batumye ugera ku itariki yo guhabwa pasiyo utarakora. Uzi kugera ku myaka ya pasiyo warize utarakora n'ukwezi kumwe. Ahubwo ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, urugupfiye uri kurwumva. Ugize imyaka ya pasiyo, wize utanga amafaranga menshi, hederi ntawaguha akazi kugeza kwa pasiyo. Imyaka urimo iri kwerekeza muri menopause, nta mugabo urabona. Si ukubera imbaraga za Zeba zaje kwica ejo hawe. Ubu urashaka kubura imyaka 3 cyangwa 2 ngo menopause uzabyara bangahe? Nabyo ko buri mu ngaruka nanjye mfite, nashatse ntinze, nari nzi ko nzibyarira nk'utwana 8 cyangwa 20, none mbyaye 3. Siko ntabana ari beza. Zeba na Salumuna bikunde batwinjiyemo baje kwica bene wacu. Mvuko Bibiliya ivuze ngo Gideyoni arabashakisha mpaka arababona,
Gideyoni ababonye aravuga ati simbica, hari abahungu banjye nibyariye natoje, mwice aba bagabo, mubice, mubice. Ndi Gideyoni ndabitegetse, mubari mu mwice, mwihorere, mwihimure, mwivune umwanzi, murangize abagabo babiri. Umva ukuntu Zeba na Salumoni bavuze, baravuze bati widuteza abana ngo batwice, bari wowe utwice. Urumva baje kwitanga mu maboko ya Gideyoni, ubwabo barizanye kandi barizanye, ubwabo barizanye. Babwira Gideyoni bati rero iyo umuntu afite imbaraga turamubona. Umva uko ijambo ryavuze, Abacamanza igice cya 8 umurongo wa 21. Nuko Zeba na Salumoni baravuga bati haguruka utwicira ubwawe. Babyumvise? Haguruka utwicira ubwawe. Mukanya ndaje duhaguruka tubirangize. Kuko umuntu ariko imbaraga ze zingana. Gideyoni ahera ko arahaguruka yica Zeba na Salumoni, yambura ingamiya zabo ibirezi byari mu majosi yazo. Amagambo asigaye ndavuga duhagurutse, muhaguruke twice Zeba. Ntabwo ndarana muri quartier, ntabwo ndarana mu kazi yarambangamiye, ntakuranamo akuruza uburyo mu kazi ukora. Numwemerere aha ndagendana n'umuntu warangije kurakara umujinya, numwemerere, yarakabije. Urahinga hagasarura undi, uratereta bakamushaka. Ngo Gideyoni ajya mu mwuka yicara abagabo barabarangiza, amaze kubica afata ingamiya zabo. Uwiteka arabizi ko abantu bafite ibyacu barikomeye, niyo mpamvu yabwiye Kuro ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze, nzabakenyuruza, nzabibaka ku ngufu, nzaguha ubutunzi bw'ahantu wahishwe. Warangije arabarangiza, ngo ahita afata amazahabu, afata iby'ingamiya zabo zihetse, arabyakira. Umuntu witeguye kwakira ijambo Imana yavuze ninde ku buzima bwe? Imana si umuntu ngo ibeshye. Kabiri, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Gatatu, icyo yavuze gukora ntizagikora. Umva uko irindi jambo rivuga, amatwi y'Uwiteka ntabwo yapfuye, n'ikiganza cye nticyaheze. Icyabiteye password yari yagiyemo zari ibisaha, none twarabiretse twaje mu nzu yayo. Imana si umuntu ngo ibeshye. Tugiye kwihamagara aka kanya irangize aba bagabo babiri, irangize izi mbaraga ebyiri ziri kukurwanya. Umaze iminsi byanga, tugiye kurangiza izi mbaraga ebyiri. Mu yandi magambo ni izi mbaraga ebyiri tugiye kurwanya. Imbaraga zafashe ku byawe, imbaraga zafashe amahirwe yawe, imbaraga zafashe inyenyeri yawe, imbaraga zafashe ikirere cyawe. Izi mbaraga ebyiri zafashe ibyawe, izi nizo tugiye guhagurukira uyu mugoroba twivuye inyuma mu izina rya Yesu. Mubyeyi we wambaye agafurari k'umukara mu ijosi, Imana irambwiye ngo nkubwire, mu bantu bategura uyu mugoroba iri jambo rimwe. Zeba na Salumoni bakomereye nabi. Imbaraga zabo ziguhejeje hasi, imbaraga zabo zitumye usa n'umuntu utarize udakora, imbaraga zabo zikwiciye ejo hawe. Ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo uyu mugoroba yakuzanye ngo ikubwire ko izi mbaraga zipfuye zineshekeye imbere yawe, kandi ikimenyetso urakibona mbere y'itariki 15 ugiye kwakira ikimenyetso cy'uko izi mbaraga zipfuye. Izirangirije muri iri teraniro, tera haleluya ebyiri z'ubutsinzi. Bakwikirize, bakwikirize. Imana ishimwe ko izi mbaraga ebyiri zirangiye. Boshayidekere bosaya, zimbaraga ebyiri zirangiye, zari zaratukere bosayidetaya, zari zarakara bosayidetaya, zari zaratatse inyenyeri yawe, cyukoze cyose zikangiza.
nguhaye umunota wo gutekereza kuri izi mbaraga utaza gukubita hatariho. Ndashaka ko dukubita mu cyico, ndashaka ko dusenga nk'abantu bakuze. Babe bampera za mikrofone abatambyi, kuko izi mbaraga ntabwo ziturarana muri famiye, ntabwo zirara. Izi buri kurokoke ntizindokoka, kuko ndumva afite inkota yica mu ntoki. Ziri burokoke uyu mugabo ntizirokoke uyu mugore, kuko inkota yamanutse yo kurangiza izi mbaraga ebyiri zakuziritse zikakuzirikira ahantu utarenga, baguciriye umurongo utarenga, izi mbaraga zirapfuye. Imana iri kuvugana nanjye ku murongo baguciriye utarenga, kubw'izi mbaraga za Sera na Salumona uyu mugoroba zipfuye zineshetse. Muri iri teraniro Imana iri kunyereka umuntu uhora arwaye imbavu, amaranye igihe kinini iyi ndwara yo gutonekara imbavu. Izi ni imbaraga za Zeba zakwinjiriye ndetse cyane, kuko amakuru yawe ziyazi imvaho. Imana irambwira ngo nkubwire muri iri teraniro ngo akira gukira umusonga bohereje mu miyaga. Ni umusonga bohereje mu miyaga, akira gukira izi mbaraga za Zeba. Wosa otakita yobesaidekeye. Dore aya maguru ndi kubona muri iri teraniro yabyimbye akurya. Aya maguru Zeba na Salumona bangije ni ibintu baguteze. Imana ivugiye muri iri teraniro ko izi mbaraga bakoresheje zinashekeye imbere yawe, utahanye ubutsinzi, utahanye imbaraga zinesha. Tukishaye bosaye tekerebo deze bana Salumona baguteye kutakoshaye. Baguteye gukora wishyura. Hano hari umuntu utajya ufata umushahara akora yishyura, abimazemo igihe. Imana ivuganye nawe muri iri teraniro ngo akira amafaranga adaturutse mu mishahara. Ugiye kuzamuka, kandi Zeba na Salumona baraneshetse, bararangiye. Ibi bintu ni Imana yantegetse kubivuga, yantumye kuvuga ko izi mbaraga ebyiri zari zaraguciye muri humye igihe Abamidiyani bapfukinjira mu rugo. Izi mbaraga zatumye wubaka urugo ubabaye ariko zirapfuye. Izi mbaraga zatumye ukora akazi utakishimiye zirapfuye. Izi mbaraga zatumye diplome zawe zibera mu maparize zirapfuye. Imana yaje, Imana yaje. Mwakire, mwakire, mwakire imbaraga zikora hose. Zipara separa bazaza separa zirakatika zirangiza amakosa yitakwakara zimbaraga. Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Okay, umuntu ubyuka mu gitondo agasanga abizimbaganye mu maso. Mu gitondo ibyo usanga abizimbaganye mu maso. Sinshaka kubagaragaza hano kubera impamvu z'umutekano wanyu, ariko ni nkuvuga uriyumva kandi urahari uri muri iri teraniro. Ibi bintu bituma ubuzimbagana mu maso, ni ibintu bakurebereza nijoro uryamye. Niyo ubyutse unaniwe nkaho utavuye mu ijoro, umera nk'umuntu utaryamye. Zari izi mbaraga ebyiri zikomeye za Zeba na Salumona barapfuye, ntabwo uzongera kuzimbagana. Barapfuye, barapfuye, barapfuye. Buri muntu afata intwaro mu ntoki, buri muntu afata intwaro mu ntoki. Ufite Bibiliya yifate, ufite igitabo cy'indirimbo, ufite ikintu afata mu ntoki. Buri muntu ni mu kwizera. Ibintu by'abarokore bikorwa mu kwizera. Iyo utizera ntabwo usengera mu barokore, ujya gusengera hirya iyo mu bayobo. Ibintu byacu abarokore bikorwa no kwizera. Kwizera ntabwo waza mu giterane kirimo abarokore. Mu kwizera dufashe intwaro zo gukuraho Zeba. Yatwizaniye, yatwizaniye muri iki giterane, yatwizaniye izi mbaraga zatwizaniye. Ijambo rikomeye ahangaha, mwe muretse gucuranga na umuziki muwureke rwose, mumbabarire. Nta
nta bintu by'imiziki nshaka uyu munsi. Mfite umujinya w'aba bagabo babiri babazezengeje. Yewe niyo mpamvu mwabonye umunsi ntanataramye n'imiziki nayigendeye kure. Mfite umujinya w'izi mbaraga zabateye kumera gutya, zabumishije. Ubu mubitsemo abandi bantu Zeba na Salomona yababurijemo. Ubitsemo undi muntu, ntabwo ari wowe. Ubundi ntabwo ari wowe wazize Zeba na Salomona, ntabwo ari wowe. Urwo rugo ntabwo ari urwawe. Zeba na Salomona bari bararumise. Kandi izo ntebe wicara hari izawe we, kandi urwo buriri uryama hari ubwawe. N'ibyo biryo si ibyawe, ibiryo byawe, kubera ko Zeba na Salomona bapfuye. Nibwo ugiye kurya, nibwo ugiye kuba umugore, nibwo ugiye kuba umuntu, nibwo ugiye kuba wundi, nibwo ugiye kuba wundi. Zeba na Salomona batarapfa, ntabwo wamenya kuzinduka ujya muri vile. Mfata intwaro mu ntoki nkwereka aho dukubita, kandi simpusha, ntabwo ndarana. Ijambo rikomeye muri iri jambo ni uko ngo bizaniye bo ubwabo, ngo bizaniye Gideyoni arababaza ati ibyo numvise nibyo? Nimwe mwishe bene wacu. Aya magambo ndakwinjiza uze kuyasoma uhereye hejuru. Gideyoni arababaza ati nimwe mwishe bene wacu? Bati nitwe. Hejuru y'ibyo bintu bakoze tugiye kubarangiza amasaha. Zimbaraga byose turazirangije. Tera hejuru. Fungura akanwa kawe dusenge. Fungura akanwa kawe dusenge. Uwiteka atugabije Zeba, Abamidiyani atugabije Salmona, ababaze uyu mugoroba baduhaye abarangiza. Ababazera fungura akanwa kawe. Ababazera badukuyeho akazi. Fungura akanwa kawe kugira twabane. Twabane gusenga kandi gusenga kandi gusenga. Nushaka gusenga ugenda, nushaka kugenda Saluda agenda, wanda twahagurutse, zamuka mu manini neza, Saluda agenda, twakubita mu cyico, Zeba na Salomona, turamukubita mu cyico, wambaraga zateza abantu mu ishema, wambaraga abantu batakira, wambaraga Yesu watumaye batakira, wambaraga niwe warakuzamuye, wazaparaza barase batagukira
barakabije umuryango w'umusaruro yica abantu basaziye mu madeni abantu bashatse bafite amadeni none basaziyemo Salomoni utesha umwaku wateye abantu umwaku neza isaha bawusaziyemo abantu babaye intoki bakiri bato abantu babaye bato abana bakubita mu cyico bazabandaza ubukode ndabwishe bawe abarengereye bakarya babatiza imbaraga zawe bakusha watumye abana babacana watumye abana bacu bananirana watumye abantu bagira ubumuga bakiri bato abantu barwaye amagufa bakiri bato abandi barwara diyabete bakiri bato abandi barwara imitsi bakiri bato zaba barakabije turakurangiriza muri iri teraniro turakwica witeka wakutungabije turakwica turakurangiza senga cyane senga witeka nabatungabije witeka nabaduhaye witeka nabatuzaniye zaba batunigiye abana zaba batunigiye abana wenda zaba batugabuye amarozi zaba barabije dutangiye ukwezi kwa 12 iyi tariki ya mbere dutangiye turangiza zeta na Salomoni turabarangije kuri iyi tariki tubarangirije muri iki gihugu tubarangirije muri uru rusengero turabarangije mwarakabije bwa mbere baraza turabihorera mu gikorwa cy'Imana turabihorera nidutagera ku za kabiri ariko Uwiteka yabatanze muri iki giterane Uwiteka yabatungabije turabishe turabarangije ndakwirukankere ndakuvudukane ndasezera warengereye Salomoni abatanya Uwiteka yarangarije Uwiteka yarangarije ndabarangije mu izina ryawe urakoze Mana turagushimiye tugukomera amashyi menshi cyane turagushimiye tugukomera amashyi menshi cyane turagushimiye tuguha amashyi menshi cyane babacuranzi n'abatekinisiye mwambara inanga mbabwira uburyo tugiye kubyina intsinzi tuvuga ngo habwe ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze mucurange iyo ndirimbo haleluya mucurange iyo ndirimbo mukanya ndaha umushumba wacu mikrofone agira ijambo yatura ku buzima bwacu mushyiremo amanota meza n'injyana y'iyo ndirimbo mushyiremo inanga zose muzivuze tuze tubyine intsinzi kubw'imirimo Uwiteka akoze yo kwica Zeba na Salomoni muri iri teraniro yego twagiye shyiramo hari kuza Mana ya Aburahamu
Ni harero kubyina intsinzi ko Zeba na Salmon abapfiriye muri iki giterane.